mu mezi abiri wamaze amezi abiri waryamanye n'abahungu bangaye i Kigali? It was only one boy. Ngwetse abantu barimo barandika baravuga ngo n'ubundi ngo uzabyara ngo abana bawe bazareba ibintu wakoze ngo n'ubundi uzabareke. Watekereza iki kuri nyoko ufite abana 7 5 10 badahuje sko badahuje base nyoko mutekereza iki? Bazutekereze kuri nyoko umuntu utangire kuntekerezaho mako. Abana bazatekereza iki? Wose uzanterinda uzambyaza. Muri comment hano ngo uzabyarane na wa mipango Kasuku. Nyiramabere se ninda. Yabaye umugore. Yabaye umugore. Tereka niba ari uzabyara konse. Uravuze ngo yakoze BBL. Uriya ni transgender. Nuko uri kwimara gafite transgender. Yazuga afite agapipi. Nada atubeshya afite agapipi k'abagore. Imana yaguhaye ubwiza. Imana nari nzi ko Imana yandemye ndi mwiza. Ariko Isimbi ndakumva shushu wanje ndakumva nari nzi ko Imana yandemye ndi mwiza barake ndagera nkitekereza iyo nkubonye mitancisha make cyane. I know igitekerezo twara nakubyara ukuntu twaba dusa natubyaye nadukuyemo watubyaye ute? Reka kubyara ntabwo ari imikino sheri wanje. Kubyara ntabwo ari imikino, ntabwo ari imikino. Abantu barimo barandika baravuga ngo n'ubundi ngo uzabyara ngo abana bawe bazareba ibintu wakoze ngo n'ubundi uzabareke. Wowe uri kwandika ibyo wowe abana abawe nibavuga bakari ibyo wakoze bizagenda gute? Nose niko abantu bose bashaka kubyara. Ngone se ngo nubyara ngone ukubyara ngo hanyuma abana ngo bakabona ibyo wakoze. Niko se turi muri 2025 abana umwana nabyara kano kanya azagira imyaka 18 muri 2038 uzaho isi zabigeze. Niko se muri 50 twari dufite Facebook, muri 80 twari dufite Instagram. Nyoko yabyaye abana 10 gute ku bagabo batandukanye? Niko se mbwira ariko mwamugane buretse gato hari abagore nzi afite se mujye munkura amateka mw'abanyarwanda. Watekereza iki kuri nyoko ufite abana 7 5 10 badahuje sko badahuje base nyoko mutekereza iki? Bazutekereze kuri nyoko umuntu utangire kuntekerezaho ku mama. Abana bazatekereza iki? Wose uzanterinda uzambyaza. ako kantu ugenda utuka akantu wahaye abantu nyine bagenda ingenda ubwako kugira ngo baze ugende uceke ikanyoko ubanze abana babyaye ubundi urebe ngo batandukanye bashe abantu hano batandukanyije base ngo ni bangaye baze bambwira. Ufite nyoko ufite barumuna 5 7 hanze bafite buri wese afite mbwira ngo urantekereza iki? Baze utekereze kuri nyoko umuntu uze kuntekerezaho ngo narese ngabana bazagutekereza iki? Abana suzabambyaza. Isimbi ariko Isimbi nanjye arija arabagabo tujye tubwizanya ukuri. Hano abantu baraza bagatangira kwigira ngo nabamarayika none se ngabana uzabyara ngo ibiki aho bana uzabambyaza. Wamanje ugatekereza kuri nyoko ufite abana 7 5 4 badahuje base. Ari comment ivuze ati umunyarwanda kaza ariyorobeka. Buno bari muri comment bwandika amabyina amabyagagure ntabwo rwose ntabwo ari oya. Niwe waguze mega za 2 ukaza kuntuka kuri mega za 2 kwandika babno burandika iki? Bandika amabwagagure n'amabwesha n'amabwagagure. Iyo mbabwira ngo nimumve reka none akadoreka mubwira ikintu uzajye muri Instagram comments reka nzaposting nge wenda reka tuvuge wenda nzaposting aka video wenda kajye viral kuri Instagram kuri my main Instagram. Uzajya muri comment bajyaho bakagenda bagashyiraho idarapo ry'u Rwanda like nubwo ngo uyu yitwa Isimbi Noeline ngo ni umunyarwanda Noeline ngo ni umunyarwanda n'ukuri kw'Imana
kuko nabivuze murankurikira muri n'intozi muri nkishishi nta hantu mundeka nuvuga ngo bapfa kubona gusa akavido kanje kagiye viral muri comment bagenda no bagashyira ikintu bita urunyarwanda bakandika ngo ariko se wowe ngo nkozi ibi we hanyuma bakadabashyira abandi bakandika ngo no hari nk'ivideo like hari nka video na post zero abantu bakajya bavuga ngo ni AI ngo I look like AI because of like my skin. I look like AI, and then people were in the comments saying, "No, she's Rwandese." But then Isimbi Noeline. She's Rwandese. I'm telling you. Barabyanze baravuga ngo no ntabwo ari AI. Uyu turamuzi n'uwacu. Turamuzi. Uwo yitwa izina rye ngo hari yo name Isimbi Noeline. Ngo yitwa Noeline ntabwo ari Noeline. Ngo ni Isimbi Noeline. She's from Rwanda. Bakitwa from Rwanda. Ese nicyo cyakurakaje ko nabonye uriye umwanda. Niyo mpamvu oya ntabwo ari byandakaje ntabwo ari ibintu bya ibyo ndabimenye niki cyakurakaje ugira kuri iriya point uravuga ati no today oya abanyarwanda ndabarambiwe I have to come nkabaha ibyabo ngomba kubabwira bandeke niki cyakurakaje I'm not doing again. What triggered you cyagufasha kiravuga ati no ufata erega wa posting the video nk'icumi nazita none wari video wadirikize nashashije kugira ngo nze gupostinga ndayibura aho wahagurutse uravuga ngo look at me iri kuri TikTok sizirangije kuri TikTok yanjye like turatubora na uploading kuri Instagram muri party kuko ntawe kuri Instagram wakwa uploading more than 1 minute kuri Instagram nahise mbideleting kubera ko nashakaga kuri Instagram yanjye nshaka attracting a different demographic, like American demographic, because that's the people that pay. So yes, the first country is Rwanda. Like Richard. The first country, let me post in the Insta stories yard. The second country is the US, the United States. So I want the United States to be the first. Please, I want the Rwanda to be the last of the last. I don't want them to consume my content. I say, I beg, I don't want you to consume my content. But honestly, you're not my target market. Ariko harimo aba diaspora b'abanyarwanda bazi ibyo bintu bashobora no kugura. Baracecetse ntago abo ngo bajya baza muri comment ngo bambusing man. Report gusa amadolari angahe? Amayero 200 ku zenu. Fite za kamera, fite equipments that I bought my money. It's business, it's not fun. So you muza, what is saying? No uzikuri Twitter yanjye babandi no baragenda bakandika mu binyarwanda. What is saying? Ko naka video ngo heruka kudutambo gatagemo imbaragas cyangwa se igisu. Baraka gutama igisura gatamo igisura. But they are asking nicely. Why asking neza? Why would I ngutama akavideo kubusa? Akavideo na filmishije tripod y'amayero 200. Igihumbi 500. Light igihumbi 500. Location ya 2 ukambwira ngo ni ngutemi iki ugatabamo igisuraho. Ngutemi iki? No, it's nakuze. I had to find somebody to manage my Twitter because I was going mad on my Twitter. Shanarabatuka. Amasura kurikira kuri Twitter, yana kurikira kuri Twitter. Urabona ngo nje exploring kuri Instagram cyangwa kuri za whatever kuri Twitter nabahaga bagida. Oya.
nyine niho bajya gukura reka no guseze niho bajya gukura urabona mbere hari ukuntu wenda like nafataga nk'udu trailer tuvuge wenda mvuze nka video tuvuge for example wenda nkoranye video nawe for example sibyo dukoranye video niba dukoranye video y'iminota 30 they have to be a trailer they have to be tuzayikora by the way tuzayikora keep that in mind uretse gato ese maze rugi dirugwa example Wewe tuzayikora ise tuzakora video nje nawe sibyo tuvuge wenda tukoranye video gutya dufilmenze video is like 30 minutes long it's edited is well done so there have to be a trailer hagomba kubaho akantu agatrailer k'amasegonda 10 no agatrailer k'amasegonda 10 kubita coming soon so niba kaboro ari amasegonda 10 aya masegonda 10 nkayashyira kuri Twitter yanjye ndi kwadvertisinga video runaka iri kuri OF yanjye abanyarwanda bakabaka Noeline bagatangira kugasharinga muri za WhatsApp group ariko nicubu hari umuntu wabwiye ngo ariko se ngo turasa video twaye ngo tubari dutoya cyane ngo mbona amasegonda 2 ngo cyangwa 3 uvuga ati